urera cyane, urakiranuka kandi uhoraho. Izina ryawe ni iryo kwizerwa kandi izina ryawe ni iryo kwiringirwa. Izina ryawe rirahambaye kandi izina ryawe rirakomeye. Urera cyane Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Ngushimiye Mwami uyu munsi uturemeye kugira ngo tuwunezererwemo, tuwishimiremo. Turamye izina ryawe, twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikiza, ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe ritanga ubugingo. Reka Mwami rimanuke, riganze mu mitima yacu twese, riganze mu bugingo bwacu twese, riduhe kugirirwa neza kandi ridufashe dutera imbaraga. Mana, ijambo ryawe rimanuke rikize buri muntu wese urwaye, uburwayi butumye atagubwa neza muri iki gitondo cya none. Mana, muri aya masaha reka hari rimusange, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo utume ijambo ryawe rigakiza indwara. Reka utume ijambo ryawe rikize buri murwayi wese, ari umurwayi mu buryo bw'umubiri, ari urwaye mu buryo bwo mu mwuka. Uwiteka Mana, ukize indwara zose. Reka kugira neza kwawe kube kuri buri wese. Reka uyu mwanya dufite Mana wo kumva ijambo ryawe utubere umwanya w'igiciro cyinshi, utubere umwanya Mana w'ingirakamaro, kugira ngo ibyo twumva nyaguhora ku ngoma bitureme imitima yo kubona ejo hazaza heza. Utugirire neza Mwami, utwibuke gitare cy'amahanga, utwibuke Mana ikomeye, utwibuke Mana ishobora byose. Wera wa Isiraheli gitare nyaguhora ku ngoma Imana, hari ibihe byacu twateranaga imbona nkubone, tugaterana tugashima izina ryawe. Ibyo nabyo turabikwibukije, turasabye ngo utwibutse, udushoboze gukora ibisabwa byose n'ibikenewe byose Mwami wanjye, Mana yanjye, kugira ngo twongere kubasha guterana mu buryo bwera, mu buryo buhura, tukaramiriza hamwe izina ryawe, tukaririmba amashimwe, tukavuga gukomera kwawe. Ubidukorere nk'Imana, kuko uri Imana ishobora byose. Uhabwe icyubahiro muri byose, uganze utegeke, mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Dushimye umwami Yesu, dushimye Mwuka Wera, dushimye Imana Data ko ari hamwe natwe muri iki gitondo, ko ari hamwe natwe kuri aya manywa ya none. Niba wadusuye kuri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, ugiye gusangira nawe ijambo. Nitwa Pastor Zihiga Faustin, nkorera umurimo w'Imana mu itorero ry'intumwa n'abahanuzi, Apostles and Prophets Church of Christ Jesus, rikorera hano, rifite icyicaro Bibare. Muri iki gihe turacyashaka kuzuza ibisabwa byose kugira ngo tuzongere duterane mbona nkubone. Ntabwo birashoboka, ariko twizeye tudashidikanya yuko vuba bidatinze tuzaba twujuje ibisabwa kandi tugahabwa n'uburenganzira bwo kongera guterana nk'uko tubyifuza, nk'uko tubisaba. Ibyo ngibyo turabyizeye kuko dukorana n'Imana ikomeye kandi ishobora byose. Yesu nashimwe. Rero igitondo cy'uyu munsi nagira ngo mubwire ko tugiye kuganira ijambo rivuga izina risumba andi mazina yose, the name above all names. Izina risumba amazina yose niryo tugiye kuganiraho, niryo tugiye kuvugaho. Bamwe ni ukubibutsa, abandi ni ukubashishikaza, abandi ni ukubabwira, wenda mutari mwakabimenye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu gitondo cy'uyu munsi tugiye kuvuga izina risumba andi mazina yose. Reka dusome ibyanditswe, Abafilipi igice cya 2. Ndasoma umurongo wa 9 n'uwa 10 kugira ngo tumenye aho twakuye umutwe w'ijambo tugiye kuganira. Umurongo wa 9 uravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yamushyize hejuru, imuha izina risumba andi mazina yose. Imana ishimwe, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu,
ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Haleluya, Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe. Nagira ngo babwire, mu isi turimo hari amazina menshi, kandi habayeho amazina menshi, hazabaho n'amazina menshi, amazina akomeye, amazina y'ibitangaza, amazina avugwa abantu bagakoma amashyi, andi akavugwa abantu bagatitira, andi akavugwa abantu, urabona abantu bagira amazina akomeye mu buryo butandukanye. Yesu nashimwe cyane. Hari bamwe bakundwa, abantu bagakundwa, abantu bavuga iryo zina kumva uwo muntu mwamwegera, nawe washaka kumumenya, nawe washaka kumubona. Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha abo bantu. Hari n'abantu batera ubwoba, umuntu yavuga izina ukumva rwose washaka aho uwo nawe akomeye ukwe, nawe afite izina rikomeye ukwaryo. Hari abo tuzi mu mateka, abantu nka ba Hitleri n'abandi, abo baravuzwe, ariko ndagira ngo mbabwire ngo abo bantu bose uko babayeho barahise. Ayo mazina yose uko yumvikanye yarahise, ubu ari mu bitabo by'amateka. N'amazina tufite igihe cya none tuvuga ngo arakomeye, nayo azagira igihe. N'amazina azaza mu gihe kizaza, nayo azaba akomeye, ariko azaza mu gihe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ariko igitondo cy'uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo hari izina ritajya rigira igihe rirangira. Iryo ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu ashimwe cyane. Iryo zina ni izina rihoraho, ni izina ryahozeho, ni izina rizahoraho kugeza igihe isi izashirira. Nagira ngo iryo zina ndibabwire kandi murimenye, muryumve, twongere turizirikane. Yesu ashimwe cyane. Twongere turyumve, turusheho gushaka kumenya iryo zina, kandi turusheho gushaka kumva neza iryo zina. Iyo usomye amateka usanga hari haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyo usomye mu mateka usanga hari abantu bayoboye isi. Nababwira ngo bayoboye isi, barandikwa. Uzasanga ingoma nk'iz'Abanyababiloni zo dusoma mu mateka ya Bibiliya, ndetse no mu mateka y'abantu bitari Bibiliya, barimo abami nka Nebukadineza. Bari abami bakomeye, babitaga abami b'abami, nta nubwo bitwaga abami basanzwe. Iryo zina turaza no kurisanga muri Bibiliya. Umwami w'abami nyamwami turaza kumuvugaho. Muzasanga ingoma z'Abagiriki, muzasanga abantu benshi cyane. Hari rero abantu bagira amazina kubera yuko basanze ariko bimeze. Nk'umuntu akavuka ari umwami, cyangwa se akavuka azaba umwami. Ibyo no mu gihugu cyacu ngira ngo turabizi. Igihe cy'ingoma cyami hari abantu bavuga ko bavukanaga imbuto. Akavuka akazakura, izina rye rigakomera, akitwa umwami, akaba umwami w'abantu, agategeka abantu. Ubu ngubu yarabisangaga akabyisangamo, iryo zina rikamuhama. Hari n'abashatse amazina basa nkaho navuga ngo bayishakiye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga hari abantu bakoze ibintu bibaha izina rikomeye. Uzasanga bamwe abakoze ibintu bavumbuye ibintu bihambaye, nk'umuntu wenda dufata urugero wakoze indege ikaba iguruka ikava ahangaha ikaguruka i Kanombe ikagenda ikagwa aho umupilote cyangwa se uyiyobora ashaka. Abo ni abantu nabo bafite amazina akomeye, turayazi. Ariko hari izina rikomeye, izina ritajya rihanguka. Abo barabikoze biribagirana. Ubu hari ibindi bikorwa utabasha wenda ubagaruye batamenya naho byerekera. Ariko hari izina ry'umugabo witwa Yesu, niryo nshaka kugira ngo tubwire. Iryo zina rero, iryo zina hamwe rirakunzwe cyane, ahandi riratinywa cyane, ahandi rirarwanywa cyane. Ariko twakwibaza kubera iki? Kubera iki iri zina rikunzwe, iri zina rikunzwe rikanatinywa,
ariko rikanarwanywa. Yesu ashimwe cyane. Iri zina impamvu ni imwe gusa, ni uko rifite ibiriranga bidasangwa ahandi, cyangwa se bidasanganwa ayandi mazina. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere twifashishe kugira ngo tuze kugira gukoresha umwanya wacu neza. Reka twifashishe igitabo cy'Abefeso igice cya mbere. Ndasoma mpereye ku murongo wa 17, hanyuma namwe muzakore dovari musenge. Yesu ashimwe cyane. Abakomeje kuza mu materaniro turabakiriye. Turimo turavuga ijambo rivuga ngo izina risumba andi mazina yose, cyangwa se the name above all names, the name of Jesus, izina rya Yesu. Reka twongere twumve ibyaryo. Umurongo wa 17 w'igice cya kabiri cy'Abefeso bavuga ngo yaraje kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge, uyu munsi niwo mbasabira, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bituma muyimenya, cyangwa mumenya iryo zina rya Yesu, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, ubwo n'uwanjye ndawusengera, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. 19. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Yesu ashimwe. Umurongo wa 20. Izo yakoreye muri Kristo, haleluya, ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Hanyuma 21 bakavuga ngo imushyize hejuru y'ubutware bwose. Niyo mpamvu izina rya Yesu muzasanga henshi rizaba rirwanywa, nuko ari umutware uri hejuru y'abandi batware. Buri gihe rero abantu baba batwarana, cyangwa se abatware baba batwarana gushaka ko basimbura uwo nguwo ubatwaye. Yamushyize hejuru y'ubutware bwose, Yesu ashimwe, n'ubushobozi bwose, n'imbaraga zose, n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Iryo ni ryo zina ndiho mbabwira igitondo cy'uyu munsi. Ni izina ryashyizwe hejuru y'ubutware bwose, ubushobozi bwose, imbaraga zose, n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Iryo ni izina rya Yesu. Ni izina ryashyizwe hejuru y'ubutware bwose. Ni izina ryashyizwe hejuru y'ubushobozi bwose. Ni izina ryashyizwe hejuru ya buri kintu cyose watekereza ko gikomeye. Yesu nashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro, kuko twagiriwe ubuntu. Bantu b'Imana, bantu munteze amatwi, nawe niba wari utarabimenya, ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi nawe ugiriwe ubuntu bwo kumenya izina risumba andi mazina yose, izina rifite ubushobozi, izina rifite ubutware, izina riri hejuru ya buri kintu cyose. Yesu ashimwe cyane. Abafilipi, urwandiko Paul yandikira Abafilipi yababwiye ngo amavi yose y'ibiri mu isi, y'ibiri mu ijuru, n'ibiri munsi y'isi, yose azapfukamira iryo zina. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ahangaha Abefeso abandikira bababwira ngo ni izina rimeze, reka nongeye mbisubiremo kuko biraryoshye, riri hejuru y'ubutware bwose, riri hejuru y'ubushobozi bwose, riri hejuru y'imbaraga zose, ibyo ni bitatu, riri hejuru y'ubwami bwose, ibyo ni 4, riri hejuru n'izina rivugwa uretse muri iki gihe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ni izina rizanavugwa n'igihe cyose. Umva, no mu ijuru nitugerayo tuzavuga izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka rero mureke twitoze kuvuga izina rya Yesu, kuko ni izina rirenze uko abantu bibwira, ni izina rirenze uko abantu baritekereza. Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo mbabwire iryo zina
muri bwa bushobozi nk'uko urwandiko rw'Abefeso rubitubwira. Nagira ngo mbabwire ko rifite ibintu ibyo ngibyo, ibyo nibyo biranga iri zina turimo tuvuga. Reka tubirebe mu gitabo cya Yesaya. Umuhanuzi Yesaya niwe wabanje kurihanura, arivugaho. Ibivugwa mu gitabo cy'Abefeso, Yesu ashimwe cyane, ibivugwa mu gitabo cy'Abefeso nibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Haravuga ngo iki? Igice cya 9 umurongo dusoma wa 5 n'uwa 6, haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Yesu ashimwe cyane, n'izina riri hejuru y'ubutware bwose. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Haleluya, amen. Hanyuma umurongo wa 6 tukavuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwiriza ku ntebe ya Dawudi n'ubwami bwe butagira iherezo, kugira ngo bidukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo n'ibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umuhanuzi Yesaya, ni umuhanuzi ukomeye cyane. Abasomyi ba Bibiliya, abize teoloji baramuzi, baramuvuga. Ahangaha niho iryo zina yarihanuye, niho rikomoka. Ndagira ngo rero turebere hamwe, arimo aratubwira iki ahangaha. Twasomye mu Befeso, dusomye muri Yesaya. Bishatse kuvuga iki? Reka tugende tureba ingingo ku yindi. Tubonye ingingo nk'esheshatu zigize, cyangwa se ingingo zigize ibiranga iri zina turimo tuvuga. Nagira ngo ingingo ya mbere nijyanye n'ubutware. Yatubwiye ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Ijambo ubutware, ngira ngo turi Abanyarwanda, banteze amatwi mwese muri Abanyarwanda. Nibaza ko n'undi waba nteze amatwi atazi Ikinyarwanda ari bubone umusemurira, ariko ijambo ubutware ni ikintu twese dusa nkaho twavuga ko twumva cyangwa twumvizi. Ni ukuvuga ngo izina rya Yesu rifite ubutware, ritwara ibintu byose. Niko ijambo ryatubwiye. Ni izina, iyo uvuze gutwara, harimo gutegeka, harimo kuyobora, harimo gutanga icyerekezo, harimo kukubwira icyo ugomba gukora, harimo kuvana hamwe ukajyanwa ahandi kugira ngo wuzuze inshingano runaka. Ibyo byose ni ibintu bikubiye mu kintu cyitwa ubutware. Ariko ikigize iryo jambo nyamukuru, harimo ikintu cyitwa gutwara. Ni ukuvuga ngo ni ikintu gisa, ubisobanuye neza, ni ikintu kiguha icyerekezo. Gutwara, ari utwaye imodoka, ari utwaye igare, ari utwaye moto. Ubundi abatwara ubwato ntabwo babita abashoferi mu Kinyarwanda cya Bibiliya, nabonye babita ngo naberekeza. Ni ugutanga icyerekezo. Yesu ashimwe cyane. Izina rya Yesu rero, bwoko bw'Imana mu nteze amatwi, ni izina ritanga icyerekezo. Niba ukeneye icyerekezo, niba ushaka icyerekezo, shaka iryo zina. Rishake, rimenye, rifate, urikomeze, nibwo uzagira icyerekezo, nibwo uzabona icyerekezo kizima. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Ni ukuvuga ngo afite muri we, ngira ngo ahantu tujya tubona iyo mvugo, cyangwa se twakoresha kugira ngo tubyumve neza, ngira ngo dushobora kubibona nko ku ngabo z'igihugu. Bagira ibintu biranga inzego zabo ku ntugu zabo. Abari muri iyo domaine, bari muri icyo gice, ntabwo yirirwa baza ngo uriya nindi.
ntabwo yirirwa yamubonye bitewe n'ibyo yambaye n'imyenda yambaye n'ibyo yambaye ku ntugu cyangwa se ahandi yaba byambaye yaba no ku ijosi, ntabwo abaririza ngo uriya ninde, ahita amenya ngo uriya afite urwego runuru, ndamwubaha mu buryo ubu n'ubu, ndamufata mu buryo ubu n'ubu. Yesu ashimwe cyane. Rero kugira ngo byumvikane, ngira ngo iyo mvugo ngira ngo umuhanuzi Yesaya yabaye nk'uyizana kugira ngo tubaje ubutware buzaba ku bitugu bye. Sindi buze kujya gusobanura byinshi, ariko nagira ngo nifashishe icyo ngicyo umenye ngo Yesu atungutse ubutware bwe ntubaririza. Yesu ashimwe cyane. Ubutware bwe ntabwo wirirwa ubaza ngo uyu ninde, burivugira, burisobanura, buvuga utabajije. Yesu ashimwe cyane. Ubutware buzaba ku bitugu. Yesu rero iryo zina tuvuga ni izina ry'ubutware, ni ubutware muri twebwe. Iyo turyakiriye tugira bwa butware, iyo turyakiriye duhabwa cya cyerekezo, iyo tubwakiriye duhabwa umurongo ngenderwaho. Yesu ashimwe cyane. Imana idutabare kandi dufashe kugira ngo tubashe kwakira iryo zina, rigire ubutware muri twebwe, ritwarire mu mitima yacu, ritwarire mu bugingo bwacu, ritwarire mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe kugira icyerekezo nyakuri, icyerekezo kizima, icyerekezo cyiza, icyerekezo kitwerekeza heza, icyerekezo kizatuma tubaho muri iyi si neza, hanyuma tukazajya no mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, iyi si ntabwo ariho ubuzima burangirira. Iyi si tuzayibamo, igihe kigere tuyivemo, tujye ahandi aho tuzaba ubuziraherezo. Ubu butware rero, uyu mutware, iri zina iyo turifite, iyo ari ryo ridutwara muri iyi si, rikadutwara neza, rikaduha icyerekezo kizatugeza no mu ijuru aho tuzaba ubuziraherezo. Uwiteka adufashe, atuyobore. Ubu butware igihe kimwe nidusoma mu Byakozwe n'Intumwa turaza gusangamo ubu butware ahantu bwagaragaye. Reka twihute tuhasome. Byakozwe n'Intumwa igice cya 4, ni ahantu nanone dukunda gusoma. Ahangaha ni igihe Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, noneho abo yasigiye ubwo butware batangira kubukoresha. Batangiye kubukoresha, nababwiye ngo kubera iki ubutware bwe burwanywa, nuko haba hari abandi batware nabo bashaka bapiganirwa uwo mwanya, bagakoresha uburyo bwose kugira ngo bakure ubu butware, babusimbuze, babukure aho ku ntebe yabwo, wenda nabo bayicareho. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byarabaye mu gihe cyahise, bizakomeza bibe kugeza igihe isi izarangirira. Ntabwo dushobora, ibyo nta nicyo kintu kinini twabikoraho. Ariko nidusoma Byakozwe n'Intumwa igice cya 4, uhereye ku murongo wa 5, haravuga ngo bukeye bwaho abatware, mwumve turavuga ku butware, abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu. Mbese wavuga ngo iyi ngiyi rwo na Yohana na Alexanderi n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Mbese abatware bose barateranye. Yesu ashimwe cyane. Babata hagati, barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibi biranezeza cyane. Cyangwa n'izina ki? Yesu nashimwe. Nizere ko munkurikira kandi munyumva. Ntabwo babajije ngo ninde, mutega amatwi, ntabwo babajije ngo ninde, ntabwo babajije ngo ni muntu ki, babajije ngo n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. N'imbaraga ki cyangwa n'izina ki? Aba ni abatware, ni abakomeye, bari bateranye bashaka kumenya, ariko ntibabaza ngo ninde, ni muntu ki, barabaza ngo n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki. Haleluya. Iryo zina nibyo ndiho mvuga igitondo cy'uyu munsi. Reka Petero asubize rero. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati amen. Batware b'abantu, namwe bakuru, bwoko bw'Imana, mujye mwubaha abantu, mujye mwubaha. Ntabwo yabubahutse, yarabwiye ati batware b'abantu, ko muri abatware, namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye kandi
turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ari ryo ryamukijije, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Izina rya Yesu rifite ubutware hejuru y'ubumuga, rifite ubutware hejuru y'urupfu, rifite ubutware hejuru y'ibyo twita ko bikomeye byose. Ni izina ribasha guhindura ibyo twibaza yuko ritabasha guhinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Izina rya Yesu ni izina rihambaye, ni izina rifite ubutware, ni izina rifite imbaraga. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri, Yesaya yatubwiye ngo ni izina, reka masubire ntangane gato kugira ngo tubashe kugendana. Tubonye icya mbere, ubutware. Icya kabiri, Yesu ashimwe cyane, azitwa igitangaza. Yesu aho yaciye hose, iryo zina ryakoze ibitangaza abantu. Usomye ubutumwa bwiza bwa Matayo, Luka, Mariko, Yohana, ukageza mu byakozwe n'intumwa, uzasanga iryo zina ni izina ritangaje, ni izina ryakoraga ibitangaza. Izina rya Yesu rero riratangaje. Matayo 8, haleluya, izina ryawe Yesu, izina rikomeye. Icyampa twese tukaryumva dutyo kandi tukabimenya dutyo. Yesu nashimwe cyane. Matayo 8:27, umva uko barivuze. Ahangaha Yesu yari mu bwato asinziriye, bagenda ngo haza umuraba utera hejuru ubwato, usuka amazi menshi mu nyanja, usuka amazi menshi mu bwato, ubwato bwenda kurengerwa. Nyuma abigishwa be bari hamwe nawe baza kwibuka ko bari hamwe n'izina, cyangwa bagendanye n'izina rikomeye, ngo n'izina ki ryabateye gukora ibyo ngibyo? Ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hanyuma babyibutse ngo baramubyutsa. Nuko reka dusome. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe, umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Yesu ashimwe cyane, kuko ntacyo umuraba washoboraga kumutwara. Baraza baramukangura bati, databuja dukize, turapfuye. Umurongo wa 27 ari nashaka ko mwumva cyane. Ni izina ry'igitangaza, niko Yesaya yavuze. Ni izina riri hejuru y'ibintu byose. Abafilipi, urwandiko rw'Abafilipi rwatubwiye ngo ibiri mu isi, ibiri mu ijuru, biri munsi y'isi, byose bipfukamira iryo zina. Yesu ashimwe cyane, ngo ni izina riri hejuru y'andi mazina yose ariho ubu n'azabaho igihe cyose. Yesu ashimwe cyane. Arahaguruka mu ntare y'umuryango wa Yuda, aravuga ngo acyaha umuyaga uratuza. Abo bari hamwe dore uko bavuze. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ngiryo izina turimo tuvuga. Ni izina ritumvirwa n'abantu gusa, ni izina ritumvirwa n'abadayimoni gusa, ni izina ryumvirwa n'inyanja n'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Ni izina rikomeye. Icyampa umunsi wa none twese tukamenya yuko iryo zina rikomeye muri twebwe no mu isi yacu no mu gihugu cyacu. Yesu nashimwe cyane. Izina rya Yesu niryo tuvuga. Ni izina risumba andi mazina yose, ni izina riri hejuru y'andi mazina yose. Yesaya arakomeza aratubwira ngo ni izina icya gatatu Yesaya yavuze kuri iri zina. Muze gukomeza murabisanga no mu gitabo hahandi twasomye mu Befeso. Yaravuze ngo azitwa igitangaza, ni umujyanama.
Yesu ashimwe cyane. Izina rya Yesu ni izina ritugira inama, ni izina, ni umujyanama mwiza. Yesu ni umujyanama mwiza. Yesu ni umujyanama utayobya. Yesu ni umujyanama wo kwizerwa. Amen, amen, haleluya. Yesu ni uwo kwizerwa. Yesu ni umujyanama wo kwizerwa. Yesu ni umujyanama. Iryo zina ni izina kwizera, twagisha inama ikatugira inama nzima. Reka mbabwire ubwoko bw'Imana, reka mbabwire mwese abanteze amatwi, turi mu bihe dukeneye umujyanama muzima. Yesu nashimwe cyane. Turi mu bihe dukeneye umujyanama muzima. Turi mu bihe dukeneye umujyanama nyakuri. Ndababwira ibintu bibiri birimo biba ku isi bishobora gutuma, dufite ijambo ryabaye ikinyarwanda ariko nibaza ko ari igiswahili, bishobora gutuma ucanganyikirwa cyangwa se uvangirwa. Akaba ari nayo mpamvu dukeneye umujyanama wizewe, ari ryo zina rya Yesu. Turi mu bihe yaho turi mu ndimi z'amahanga bita information age. Igihe cyari hari amakuru menshi menshi cyane, haraza uyashaka, haraza utayashaka. Yesu ashimwe. Turi mu gihe hari amakuru menshi, amakuru ay'ukuri, atari ay'ukuri. Imana idutabare. Mu gihe cyahise abantu bumvaga amakuru nyine nk'amakuru, bakayumva rimwe agahita, ubundi bimwe bakavuga bati ni impuha, ubundi bakavuga bati ibyo ni ukuri, wenda abantu bakajya kubishakisha. Ariko ubu nta n'umwanya ushobora kubona wo gushakisha ukuri n'ikitari ukuri, kuko mbere y'uko umenya iki haba hagiyeho ikindi, mbere y'uko umenya iki haba hagiyeho ikindi. Wajya kuri YouTube wafungura ugasanga hari aya makuru, wajya kuri Twitter ugasanga hari aya makuru, wajya kuri X ugasanga hari aya makuru, wajya kuri za mbuga nkoranyambaga zose ziri amakuru. Aho byakomereye cyane rero bikaba bibi, nuko ubu amakuru yabaye business. Ubundi amakuru yafashaga abantu kumenya, noneho bakagira ibyo bakora bijyanye n'amakuru bamenye. Ariko ubu amakuru ubwayo ni business, ni ubucuruzi. Aho abereye ubucuruzi rero niho biyoberaniye, niho utashobora kumenya ngo ese aya makuru numva ni ukuri, aya numva ni ibinyoma, ese bishingiye he, bihereye he, bikagera hehe. Imana idutabare. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nshaka kubabwira ngo ikintu gishobora kudufasha mu gihe nk'icyo ngicyo, kikatubwira icyadufasha, kikatubwira ukuri uhakuri, ni ukugira umujyanama muzima. Umujyanama muzima nta wundi uzabona. Umujyanama muzima ni ijambo ry'Imana, ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni iri jambo tuvuga. Reka mbabwire, ibindi byose bizaza, bazakugira inama n'ibyo, ariko reka yewe n'izo uzabona zizagaruka hahandi. Reka mbabwire ikindi, impamvu dukeneye umujyanama nyakuri. Twinjiye noneho mu gihe kirushijeho gukomera. Navuze ko turi mu gihe cy'amakuru menshi cyane, ariko noneho turi mu gihe aho mu mbabare sukubahuka abantu cyangwa abanteze amatwi, ariko jyewe mbona tugiye kwinjira mu gihe aho abantu bagiye no kureka gutekereza. Muti biti, hari ibintu byaje byitwa artificial intelligence cyangwa se ubwenge bukorano, ngira ngo niko nabyita mu Kinyarwanda. Ubu ngubu ikintu cyose nta muntu ugifata umwanya gutekereza. Iyo ashaka ikintu ajya ChatGPT cyangwa Copilot, mbwira ibi n'ibi. Ubu ngubu urayibaza ikakubwira. Ushaka kumenya ikintu runaka uko giteye, ushaka kumenya iki n'iki, urayibaza ikakubwira, urayibaza ikakubwira. Nge nkabibona yuko mu gihe kiri imbere kitari icya kera tuzaba tuzagitekereza, kubera yuko nta mwanya. Kandi ubundi gutekereza niho hava guhanga hakaza none. Ubu ngubu turimo turinjira mu gihe aho umwanya wo gutekereza ugenda uba muke cyane, ahubwo tugafata ibindi bintu, tugafata ibyo
tubwiwe n'imashini cyangwa tubwiwe n'abantu bakoresheje imashini bakabirema, ibyo ngibyo akaba ari byo biba amahame yo tugenderaho. Nkatekereza rero ngo ese ubwoko bw'Imana nibigenda bityo, abantu bazasigara bakiri abantu? Icyo kibazo namwe mukomeze mugitekerezeho. Niba ngewe ntagifata umwanya gutekereza, icyo nshaka cyose nkabaza ChatGPT n'ibindi bazazana n'ibindi bazashyiraho, ubwo ngewe umwanya wanjye wo gutekereza ntuzagenda uba muke kugeza igihe nzagera aho ngaho no gutekereza bigahagarara. Ibyo nibyo nibajije, nibyo nabibaza. Ariko kuri jyewe mbona ari ibintu bigoye, ari igihe twinjiramo kitoroshye. Nshaka singira ngo mugire ubwoba, ahubwo ndagira ngo tumenye ubwenge, tumenye, kuko niko ijambo ry'Imana tuvuga, tumenye uko tubaho mu bihe turimo. Yesu ashimwe cyane. Uko tubaho, dushobora kubaho mu bihe turimo rero ni ukugaruka ku ijambo, tukava muri artificial tukajya muri ubwo ni ubwenge bukorano, tugasubira mu bwenge karemano. Mu Kinyarwanda nuko nguko ntumvise, tukajya aho dushobora gukura ubwenge, ni muri iri jambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umujyanama nyawe uzatumenyera, uzatumenyesha, uzatunyuza mu bihe turimo. Yesu ashimwe cyane. Nawe Yesu asenga yaravuze ngo sinsenze kugira ngo bakure mu isi, ahubwo barindiremo. Nicyo nshaka kubabwira. Ndagira ngo mbabwire ibyo byose, nimbibabwira ntimugire ubwoba, ntimuhangayike, ahubwo mumenye ngo dufite umujyanama uzajya utubwira ngo iki ngiki ntabwo ari uko kigenda, mu buryo nyakuri ni uko gikwiye kumera. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tuzabasha kubaho, tubane n'ibyo byose kugeza Yesu agarutse akatujyana mu ijuru, tukabana nawe ubuziraherezo. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero ni umujyanama, ni umujyanama mwiza, ni umujyanama ushobora kukugira inama byakuyobeye, ni umujyanama ushobora kukugira inama byakomeye, ni umujyanama. Nagira ngo nkubwire ngo if everything else fails, try Jesus. Ariko nongeraho ngo don't wait for things to fail. Witegereza ko binanirana, ahubwo mwegere bitaraba bibi. Ariko niba byanakuyobeye, byakubye, try Jesus. Gerageza Yesu, gerageza izina rya Yesu. Uyu munsi unyumve, niba hari ibyagucanze, niba hari ibyakuyobeye, ndakubwira ngo gerageza umujyanama witwa Yesu, uzambwire uko byakugendekeye. Kandi ndahamya ntashidikanya, numwegera arakugira inama, arakubwira, araguha inzira nyakuri, arakuyobora mu nzira ikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo niba ukeneye ubujyanama, hari umujyanama, kandi ntabwo azakwishyuza, ahubwo azishimira yuko umwegera ukamugisha inama. Yesu nashimwe cyane. Azishimira yuko Mwami Yesu yishimira yuko tumusanga. Yaravuze ngo muze abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, twese tutabeshenye, muri iyi si turarushye kandi turaremerewe. Nta wundi muntu uravuga ngo nzanira imitwaro yawe ngo ufashe kuyikorera uretse umwami Yesu gusa. Iryo zina ni ryo zina ryonyine rivuga ngo muze abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Yesu ashimwe cyane. Reka tujye kwa Yesu tumusange, araturuhura. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Try Jesus. Try Jesus. Try Jesus. Try Jesus. Yesu ashimwe. Hanyuma Yesaya akomeza atubwira izina ry'uwo mwana. Twavuze ubutware, twavuze kuba igitangaza, twavuze umujyanama, ariko akonyongeraho akavuga ngo Imana ikomeye. Iryo zina ni izina ry'Imana ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Izina rya Yesu rirakomeye. Rirakomeye pe, kandi cyane. Rirakomeye gusumba abakomeye bose. Rirakomeye gusumba ibyo watekereza byose bikomeye. Haleluya. Umwanya dufite, reka tujye mu gitabo cya Danieli. Ndashaka kuvuga gukomera ku izina rya Yesu. Haleluya. Danieli igice cya 3. Aha ni igihe
cyageze abantu bamwe nabo bashakaga gukomera, nababwiye ngo ubutware buba burwanya ubundi butware, bashakaga gukomera, basanga hari abantu bamwe bafite Imana ikomeye kubarusha. Uko babimenye tuzabivugaho, ariko mu gukomera kwabo bahimba amayeri yo kurwanya Imana ikomeye. Barema igishushanyo, bamaze kukirema bagishyira hariya, bumvisha umwami yuko aricyo kintu cyonyine bakwiye gusenga. Ariko nanone hagati yanjye nawe hari abari baramenye yuko hari Imana, hari izina rikomeye kurusha amazina yandi yose, ndetse n'irya Nebukadineza ririmo. Iryo zina rero, iryo zina barikomeraho. Meshaki, Shedraki na Abedenego banga kuramya cya gishushanyo, kuko n'ubundi ntacyo cyajyaga kubamarira, kuko bamenye izina rikomeye. Babwira umwami, ndimo ndavuga gukomera kw'izina rya Yesu, babwira umwami ngo mwami, ntabwo turamye igishushanyo cyawe, Imana yacu dusenga twizera iradukiza. Haleluya. Ariko bongeraho n'ikindi, bambwira ngo niyo itadukiza tuzi ko ikomeye, no mu kudakiza kwayo harimo gukomera. Yesu ashimwe cyane. Nawe hari ibyo ujya usaba ntibikunde, hari n'ibyo wasabye ntibikunde, ariko nagira ngo nkubwire, kuva ukiriho ukigenda ugihumeka, nko gucika intege, ntabwo uragera aho bakujugunya mu itanura ry'umuriro. Ariko aba bana b'abahungu, kuko bari bazi gukomera kw'izina rya Yesu, haleluya, babwiye umwami bati mwami, umva, izina twizera rirakomeye, ku buryo niyo byaba kutakara mu muriro ngo dushye twakwemera tugashya, ariko tuzi ko iryo zina rishobora kudukiza. Yesu nashimwe cyane. Murongo wa 25 bavuga ngo, cyangwa kamere hejuru gatoya, 24, uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama bati, babajyanama bamugiriye inama kurema igishushanyo no kugira no gukora ibyo bifuzaga ko akora. Arababaza, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Ikibazo yabajije abajyanama. Baramusubiza bati, ni koko nyagasani, nibyo rwose, ibyo twabikoze turabizi, nitwe twabihambiriye, nitwe twabajugunyemo n'ibindi byose. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo iryo zina uri hamwe naryo ntacyo wenda kuba, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana Yesu Kristo. Aya ni amagambo yanjye nongeyeho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro, iryo zina rihimbazwe, iryo zina rishyirwe hejuru. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa, Yesu nashimwe cyane, n'iy'umwana w'Imana. Oh, haleluya. Imana ishimwe. Iyo ni ya Mana ifite imbaraga, ni rya zina rifite imbaraga, ni rya zina rishobora kujyana nawe mu itanura ry'umuriro, ariko rikagukuramo. Yesu ashimwe cyane. Kandi rikagukuramo, ibyanditswe biravuga ngo babakuyemo basanze icyahiye cyonyine ari ingoyi zari zibaboshye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo igitondo cy'uyu munsi ndakubwira ngo iryo zina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi bwo gutwika ingoyi, bwo gukuraho ibikuboshye byose, ugasigara uri muzima. Ntusigare uri muzima gusa, ahubwo ugasohokana, ugaserukana icyubahiro cy'umwana w'Imana, kuko uri hamwe nande, kuko ufite izina rikomeye. Ngo imiriro yatwitse ingoyi zari zibaboshye, bo basohokamo n'ibishura byabo umwotsi utabigezeho. Habwa icyubahiro Imana yo mu ijuru. Iryo ni izina rikomeye, ni izina twizera, ni izina ry'umwami wacu Yesu. Haleluya. Yesaya arakomeza avuga iryo zina, akavuga ngo ni data uhoraho. Ahangaha nagira ngo mbabwire ngo nanone abantu mwese abanteze amatwi, nanjye nimo
twaravutse dufite ba data cyangwa se twigeze kugira ba data, Yesu ashimwe cyane, ariko ntabwo bamwe ntibakiriho, n'aba bafite nabo hari igihe kizagera bakaba batabafite, natwe bamwe twarabyaye hari igihe tuzaba abana bacu batakitubona, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo uyu yitwa data uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ni data uhoraho, data uhoraho, data udahinduka, data utajya agera igihe ngo tumubure, data uzahorana nawe ibihe byose. Yesu ashimwe cyane. Nanone Yesaya aravuga ngo n'abahetse mukiri abana muzarinda mumera imvi z'uruyenzi nkibahetse ku mugongo. Yesu nashimwe cyane. Nguwo data tuvuga. Izina rya Yesu rizabana natwe ibihe byose, kuko rizabana natwe hano ku isi, ribane natwe turi na nyuma ya hano ku isi. Yesu ashimwe cyane. Data uhoraho, data uhoraho, data uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba warigeze cyangwa se ushobora kuba ufite abantu wizera wiringiye, ariko abo bantu ndagira ngo nkubwire ntabwo bahoraho. Igihe kiragera bakaba batagihari, igihe kiragera kuko ari abantu bagasaza, igihe kiragera ko ari abantu wenda n'ibintu kuko wenda ibyo bari bafite bikaba bitagihari, ariko reka mbabwire izina rya Yesu ntabwo rijya rihanguka. Izina rya Yesu rihoraho iminsi yose. Ndagira ngo nkubwire mwene data wo nteze amatwi, ndagira ngo nkubwire muntu w'Imana nteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo ushake ushyireho umwete. Oh haleluya! Ushyireho umwete umenye izina rya Yesu, ushyireho umwete umenye izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Icyanyuma kigize iri zina, mu biranga iri zina avuga ngo ni umwami w'amahoro. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu iri zina rya Yesu ritandukanye n'andi mazina yose wabasha gutekereza cyangwa wabasha kumva. Yesu ashimwe. Ni umwami w'amahoro. Ni izina rya Yesu ni izina rizana amahoro. Yesu ashimwe. Icyambere twabonye ni umutware, akora ibitangaza, arategeka, ni umujyanama, arakomeye, ariko ni umwami w'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu nusubira muri bya byanditswe ugasoma Befeso, icyatumye ahabwa iryo zina kandi icyatumye iryo zina Imana irimuha nuko yemeye guca bugufi akagahanuka, nuko yemeye kuba umunyamahoro. Reka mbabwire, nigeze kubabwira ngo ni izina rya Yesu ni izina rirwanywa, ariko muraza gutangara niba hari ubwami bukomeye ku isi, ni ubwami bwa Yesu. Niba hari ubwami bukura umunsi ku wundi, ni ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera ko ari umwami w'amahoro. Mu bwami bwe, muribuka bamufata, turi no mu gihe cyo kwibuka urupfu rwe no kuzuka. Bamufata, Petero yakuye inkota, cyangwa ibyanditswe bimwe bivuga ngo umwe mu bigishwa yakuye inkota aca umuntu ugutwi. Nyine ubwo ngubwo agiye muri bwa bwami tumenyereye bwacu bw'abantu, kuko ubwami ubundi iyo buhari n'ubutware burindwa n'ingabo zifite inkota, zifite ibikoresho byose bishoboka byo kurinda ubwo bwami no kurinda ubusugire. Ibyo ngibyo ni ku isi niko bimeze. Ariko ubwami bwa Yesu buratangaje. We n'uwakuye inkota yaramubwiye ati sigaho usubiza inkota mu rwubati, ari ukurwana nahamagara regio igakuraho ibyo ubona byose, ariko icyo ngicyo si ko ubwami bwubakwa. Yesu ashimwe cyane. Ubwami bwa Yesu rero bwubakiye ku rukundo. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ubwami bwa Yesu bwubakiye ku rukundo, kandi intwaro yitwa urukundo, icyo wakora cyose hari ikintu ntabwo ushobora kuyitsinda, ntabwo bishoboka, ntabwo wayitsinda, ntabwo watsinda intwaro yitwa urukundo. Niyo mpamvu ubwami bwa Yesu bukomeza bwaguka buri munsi. Kabone ku isi hirya no hino uzasanga
hari ibintu biburwanya byinshi 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 byinshi. Ariko reka mbabwire, nanjye ejo bundi bya bindi nababwiraga, natekereje kuri ibyo mbaza Google, ndabaza ariko ku isi ni abantu bangana iki bahinduka cyangwa se bahinduka abakristo. Ubundi ibindi hari bishobora kubera, nsanga imibare Google imibare nyereka ko mu mwaka, buri mwaka abakristo biyongeraho 1,65,000,000. Bivuga ngo ku munsi abakristo biyongeraho 178,000. Ese ashimwe cyane buri munsi. Ayo makuru nushaka kuyashakisha nawe ugenda urebe, Google rakubira bikwereka. Ese ashimwe cyane. Bishobora kuba biri ukuri kose, bishobora kuba atari ukuri kose, ariko nagira nkubwire yuko ubu bwami turimo tuvuga, iri zina turimo tuvuga, ni izina rihora ryunguka buri gitondo, buri munsi buri munsi buri munsi. Abantu barenga 100,000 bongera kumenya cyangwa se bongera kwizera, bongera kwiringira iryo zina ry'umwami Yesu. Reka rero mbabwire ngo twebwe uyu ni umwami w'amahoro, kandi igituma biyongera nuko ari ubwami bwubakiye ku rukundo. Niyo mpamvu iryo zina rizavugwa ibihe byose. Nusoma ibyanditswe muri Yohana azakubwira ngo Imana ni urukundo. Iryo zina ryubakiye ku rukundo, kandi urukundo nta kibasha kurutsinda. Nawe nugira urukundo muri wowe, ndakubwiza ukuri, uzahora uganje hamwe na Yesu. Asezera rero abigishwa be, kugira ngo ngire ibyo nsobanura aha ngaha. Yohana 14 bagenda yamvuye ukuntu umwami w'amahoro, ubutumwa bwiza 14 murongo 27 yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Yesu nashimwe cyane. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe cyane. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Amen. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Yesu nashimwe cyane. Ab'isi batanga bati, ahangaha icy'umwuka yanyibukije kuvuga ngo ubundi abo twebwe tubona, twe twese turabo mu isi tubibamo twese. Abantu wibaza ko bafite amahoro ni abantu wibaza ngo wenda bafite ibintu bihagije, ibyo bakeneye byose, barabyaye, bafite abana, cyangwa se bafite amazu, bafite imodoka, bafite bla 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 bla, bafite inka, bafite imirima, bafite. Ariko nagira ngo mbabwire, reka mbabwire, ibyo bintu byose uko wabirondora ntabwo ari byo bitanga amahoro. Muzakora ubushakashatsi, muzikanga musanze uyu munsi wa none hari abantu bafite amazu menshi, umugore n'umugabo ariko umwe aba muri imwe, undi aba mu yindi. N'abafite inzu imwe ugasanga umwe aba mu cyumba kimwe, undi aba mu kindi, ariko iyo basohotse umwe afata ijipe n'undi agafata ijipe bakagenda. Wowe wababona hanze ukavuga uti mbega abantu baganje mu mahoro. Ariko wicaranye n'umwe muri abo ngabo yakubwira ati wareka amahoro nayiki, amahoro ari hehe? Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi, ntabwo nirirwa mbitindaho. Ariko si ibyo gusa, wenda urwo n'urugero ruto yamfashe. Amahoro nyamahoro ntabwo ari amahoro dukura mu bintu dutunze. Amahoro nyamahoro ni amahoro ava mu mutima imbere, kandi ayo mahoro nta kindi kiyatanga. Reka mbabwire, ibyo bintu byose dushobora kubitunga, byose bifite umwanya wabyo mu buzima bwacu, ariko hari umwanya umwe utagira ikindi kintu kiwuzuza, ni umwanya w'Imana. Muri twebwe buri muntu wese afitemo umwanya wagenewe kwicarwamo n'Imana. Uwo mwanya iyo Imana itawicayemo, ibyo wagira byose, amyanya yose yuzuye, nta na rimwe igihe cyose uwo mwanya iyo utarimo nyirawo atawicayemo, uhora ucubangana. Abigeze kuvoma murabizi, ugiye kuvoma abavomesheje, ngenda avuga igihe cyacu, abavomesha amasafuriya n'ibindi bintu, iyo wajyanaga ikintu, hari n'abavomesheje amadebe, ubwo mwihangane,
washyiragamo amazi ntiyuzure, wazaga uzenguruka udigita. Reka mbabwire, kimwe cyo abantu bose bazahurira igihe cyose muri twebwe, umwanya w'Imana izaba itawicayemo, umwanya w'izina rya Yesu uzaba urimo vide, tuzahora ducubangana. Ibyo watunga byose uko byaba bingana kose, ndagira ngo nkugire inama, shaka uko wuzuza uwo mwanya, izina rya Yesu ryicaye mu mwanya, noneho ukunde, utunge, utunganirwe. Yavuze ngo simbaha nk'uko isi itanga, ariko ntimukuke imitima. Yesu ashimwe cyane, kuko amahoro ya Yesu aruta ibindi bintu byose. Amahoro Yesu atanga aruta ibindi bintu byose waba ufite. Iyo ufite amahoro ya Yesu, mu by'ukuri uba ufite byose. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hanyuma arongera aravuga ngo, kugira ngo abishimangire, 16 Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 16:33, umva uko yabivuze. Ibyo mbibabwiye kugira ngo, yabwiraga, yasezeraga ku bigishwa be, kuko ababwira ko hazaza umwuka wera, ababwira ko azabohereza umwuka wera akabafasha. 32, dore igihe kirenda gusohora, ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane, ariko sindi umuntu wese ukwe, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga jyenyine, ariko sindi jyenyine, kuko data ari kumwe nanjye. Yesu ashimwe cyane. None aravuga ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro. Yesu ashimwe cyane. Muri jye, nubwo muri buze gutatana mukansiga jyenyine, ntimuze gukuka umutima ngo mwantaye, kuko ibyo ngibyo ndabizi ko biri bubeho kubera ko muri abantu, ariko sindi jyenyine. None aravuga ngo mwisi, aravuga ngo mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Yesu ashimwe cyane. Umwami w'amahoro niwe tuvuga, izina ritanga amahoro niryo turimo tuvuga, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nibyo mbabwira amanywa y'uyu munsi, nibyo nababwiye muri aya manywa, nibyo mbabwira. Izina ry'umwami Yesu risumba n'amazina yose, ryahawe ubutware hejuru y'ibintu byose, ryahawe ubutware hejuru y'andi mazina yose. Ni izina ritanga amahoro, ni izina rihoraho, ni izina rikomeye, ni izina rijya inama, ni izina rifite ubutware n'ubushobozi, ni izina ritangaje, ni izina ryo kwiringirwa, ni izina tugomba, nifuza ko buri wese unteze amatwi yatunga, akarikomeza, akarigenderamo, kuko nk'uko nabivuze, ibyo tuzatunga byose, ibyo tuzabona byose, ibyo tuzirukamo byose, igihe cyose fondasiyo cyangwa se urufatiro rwacu ruzaba rutubakiye, Yesu azaba aticaye aho ibyo byose byubakiye, bizaba bimeze nk'inzu yubatse ariko idafite inkingi ya mwamba. Yesu adutabare. Ibyo twashaka, izina rya Yesu niryo nkingi ya mwamba. Iyo ibintu byose byubakiyeho birahama, kandi iyo bihamye bitugirira akamaro. Niyo mpamvu yaciye umugani avuga ngo, uwumva ijambo rye akarikomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Yesu nashimwe. Reka rero twubake inzu yacu ku rutare. Urwo rutare ni Yesu. Yesu niwe wenyine ubasha kugira icyo yakora kigakoreka, kandi niwe wenyine wabasha kugira icyo avuga kikavugika, kandi niwe wenyine wabasha kugira icyo ahindura kigahinduka. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Reka dusenge. Data wera, nyaguhora ku ngoma, izina ryawe rirakomeye, kandi izina ryawe rirahambaye. Niryo zina mpamagaye kuri aya manywa, mu izina rikomeye ryawe ryera. Reka umanukire imitima ya buri wese wanteze amatwi, ndetse n'uzumva ubu butumwa. Izina ryawe rizamugenderere, rizamusure, rizamwiyereke, azamenye ko ari izina risumba n'amazina yose, ko ari izina riri hejuru ya byose, ko ari izina riri hejuru y'ubutware bwose, ko ari izina riri hejuru y'imbaraga zose, ko ari izina riri hejuru y'ibyita ko bikomeye byose. Iryo zina Mana rizamugirire ibyo yifuza, rizamukorera ibitangaza, kugira ngo amenye kuri Imana. Reka n'uyu munsi abaguteze amatwi bamenye ko izina ryawe rikomeye, kandi babone gukomera kwawe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tubone imbaraga zawe zikomeye, tubone imbaraga zawe zikiza abarwayi aho bari hose mu izina rikomeye ryawe. Tubone imbaraga zihindura ubuzima, tubone imbaraga zikuraho buri
kintu cyose kibuza kwamamaza izina ryawe, buri kintu cyose gituma izina ryawe ritavugwa, buri kintu cyose cyatuma mwami Mana izina ryawe risuzugurwa, gikurweho n'imbaraga zawe zikomeye. Uha umugisha buri wese Mana, turakwinginze ukomeze ubane natwe Mana ikomeye, Mana ikiranuka. Dusengeye igihugu cyacu umugisha, igihugu cyacu kigirire neza, ugihe umugisha, ukirindire mu buntu bwawe, ukirinde mwami mu butware n'ubushobozi bwawe, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Utabare Mana, ukore ibikomeye, ugirire neza buri wese. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu turabusengeye, ukomeze kubaha umugisha, ukomeze kubagura, ukomeze kubagirira neza, ukomeze kubihishurira mwami nyaguhora ku ngoma. Itorero ryawe turarisengeye, sabye ngo ukomeze kuryagura, rikomeze gukura, rikomeze kuba mu mwanya rikwiriye kubamo, mu izina rya Yesu Kristo. Uganze utegeke muri byose, icyubahiro n'ikuzo byawe mu izina ryawe ryera Data. Amen, amen, amen.